nta mukobwa si inshingano zabo, nta mukobwa ukunda, nta mukobwa urambagiza, umukobwa aricara bakazamukunda. haleluya. Icara utuze, ukubure, ugire isuku, hari umugenderano, wambare neza, woge, witunganye, uzakundwa. Kuri mu hoteli kamerama ugiye ukunda, kuva kera ababyeyi b'abagore bagaragaza ko ngo uzakunda ugukunda, naho ukunda akunda abandi. Amen. Murakoze. dusanze ari rugarura urwibutse ni uwamukunze we Yesu. Aha hantu hombi Bibiri tugabanya inshingano mu Befeso 5. Iyo dushingira duhera ku murongo wa 22 w'abagore, ariko mu by'ukuri ngimba nshaka guhera ku 25. Niyo ndi mushyeze gusezanya ubukwe, duhera ku 25 mu mwaka mbere, kuko umugabo ni ukunda. Burya umugabo ni ukunda mu by'ukuri. N'abakobwa baneze amatwi babyumve, muri minsi batwumva bamotereye bameze amababa, bihaye kugira ngo bakunda, bakagira Imana imukunda kugira ngo igende imugarura. Ubugwa neza rero. Akanyuma kitwa kwihangana. Ubu kwihangana ni kwa kwihangana ko uko wamore n'uwo ariko akiri wahagaze ndabwo bamuramutsa. Hari n'ikindi rega, niba ari magi yujya muheka lift. Ikibazo rero gikomeye, ashobora kuyanga yakavuga ati sigenda hari uwo negereje. Urumva kwihangana kugira n'imbabazi. Iki kugira ngo tugishobore, reka muri ijambo rimwe ryigeze kuvugwa n'umugabo witwa Rwigemera. Rwigemera yaravuze, kandi abantu bakumvise bakagafata, kaba kabaye formule y'ubuzima kubigeranye n'imbabazi. Yaravuze ngo niba ibyo ngaya nanjye ariko bingaye, ngo ni nyiri Rwigemera narabuze. Ibyo ngaya niba nanjye ariko bingaye, naramunzwe arashize. Yesu nashimwe cyane. Bakunzi bamumuriza, twongeye kubakira tubasuhuza ngo umwaka mushya muhire, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino. Iyi ni wa munsi wacu cyangwa se umwanya wacu aho tubwirana iby'uruhise umutima, aho tuganira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni urufunguzo, nibwo buzima. Yesu nashimwe cyane. Rero tubahaye ikaze. Uyu munsi turi kumwe n'inshuti yacu mukunda muri benshi. Impamvu mvuze muri benshi ni uko burya Satani arahari, kandi Satani ntabwo adukunda. Rero muri abo benshi nizere ko urimo, kuko ni umukozi w'Imana dukunda cyane, kubera ijambo ry'Imana riri ku buzima bwe, kubera umuhamagaro uri ku buzima bwe. Muhora mukurikira, muhora munyishyuza, ariko noneho ko wa muntu adaherutse naze kumuvuga naramwakira. Ariko tubahaye ikaze, muze tubane muri iki kiganiro, twumve ibyo atubikiye, ibyo umwuka w'Imana yamuvugiyemo, kugira ngo twese duhabwe umugisha hamwe nawe. Kandi Imana ibaha umugisha igihe cyose mumaze mudukurikira hirya no hino. Umwaka watambutse mwabanye natwe, turabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Abakora subscribe, share, like, mwese Imana ibaha umugisha. Comments zanyu turazibona, niyo mpamvu uyu munsi ngarutse ku kibazo mwigize kumbaza, ndakibika navuga ngo igihe kimwe kizagera, hanyuma tugaruke tuza twongere tuganire. Rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, ngiye kumwakira kugira ngo nawe abasuhuze. Ni karibu umukozi w'Imana. Yesu abaha umugisha. Mwamubonye ni Pastor Zigirinshuti Michel, muramukunda. Imana ibaha umugisha kumukunda, kumusengera ni iby'agaciro cyane, kumuha bugufi ni iby'agaciro, kuko burya ikunda umukozi w'Imana ukunda umurimo wayo. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Pastor, turakwakiriye. Umwaka mushya muhire hamwe n'umuryango wawe. Amen, amen, amen. Turanezerewe kuba twongeye kukwakira rero muri iki kiganiro cyacu, cyangwa se kuri uyu murongo wacu wa Mumuriza, aho tubwirana amagambo yururutse umutima,
y'ihumure muri uru rugendo rw'agakiza twatangiye. Ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rugoye abantu benshi cyane pe, ariko iyo twumvise amagambo y'inkomezi, amagambo ahumuriza imitima yacu, kuko duhura na byinshi bituza kugenda no gukomeza, ariko iteka iyo muje mukatubwira amagambo meza turahumurizwa, tukongera tukamara ikindi gihe kinini tugenda kandi dukomeye. Rero ni ikaze turabakiriye, reka tuyiragize Imana, dusabe umwuka w'Imana kugira ngo atuyobore, adufashe, hanyuma tubigendanemo. Data, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Uyu munsi ni uw'umunezero kuri twe twese, abakurikira Mumuriza ndetse n'abandi bazayumva ku isi hose. Turagushimiye yuko uri umujyanama mwiza, utubikira byinshi kandi byiza by'akamaro. Uyu munsi rero twongeye kunezererwa nuko waduhaye Zigirinshuti Michel, umukozi wawe wateguye kera akiri mu nda ya mama we, kandi uramurinda. Ibyo yaciyemo ni byinshi, ariko uyu munsi kuba agihagaze avuga kugira neza kwawe, Mwami, tumwigiraho byinshi, kandi amagambo yose umunyuzamo atubera ay'akamaro. Rero umuhe umugisha, umuganirize, uvugane nawe uko ahaguruka Mwami kugukorera atiganda, umuhamagaye wese akitaba. Ibi ni ibigaragaza yuko ari umukozi wawe nyakuri, kuko ni benshi bahamagarwa ntibitabe, bagatanga impamvu nyinshi cyane, kandi koko wenda ziba zifatika, ariko turagushimira kubwe iteka iyo tumuhamagaye, iyo tumusabye, iyo tumwiyambaje, nabura guseruka. Rero umuhe umugisha kandi umugirire neza. Reka iki kiganiro Mwami kitwubake twese, abadukurikira hirya no hino, turasengeye imitima yabo kugira ngo igubwe neza kandi yige. Mwami, kwiga kwiza ni ukwiga umuntu agahinduka, akanatunganya ibitari bitunganye. Reka iri jambo rero rize gutunganya imitima yacu, buri muntu wese uzarikurikira azahabwa umugisha nawe. Turagushimiye kumvisha gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Ni ikaze nanone bakundwa. Rero Pastor tuguhaye ikaze. Uyu munsi wa none hari benshi bagiye bambaza ibibazo ku byo twagiye tuganiraho mu gihe cyatambutse cyangwa se mu mwaka ushize. Bagiye bambaza ibintu bimwe na bimwe, ni byinshi, ibindi nzagenda musaba ko uzajya ubona umwanya, hanyuma tuze dusubize icyo abakunzi bacu badusabye cyangwa se batubaza. Hari ijambo riri muri Matayo ibice 18 umurongo wa 21 n'uwa 22. Ahangaha ni ikiganiro cyangwa se ni inkuru mwese muzi yo kubabarira, yo kubabarira abantu babiri barehemukiranye. Ese iyo mugenzi waguhemukiye bigenda bite? Iyo mwene so akugiriye nabi ubigenza ute? Hanyuma abantu barambajije ngo ese ko mwene data yarankoshereje, ubwo rwari urugero rumwe, ati naramubabariye ariko namubabariye atanasabye imbabazi. Ibyo bintu bibaho? Amubabarira, undi we yarikomeje cyane, ahagarara ku makosa ye, ahagarara ku kuri kwe, mbese urumva akabyita ukuri, ntiyasaba imbabazi. Ati njyewe ni uburenganzira bwanjye kuba narabigenzanye, cyangwa se nabikoreshejwe n'uburakari kuko yarampemukiye, yarankoreye ibyo nashaka. Noneho wa mugenzi we wasaba imbabazi kandi we nta kosa afite. Atariko ati mbona n'ibyo ankorera nanone stili ntabwo bigaragaza ko yanaciye bugufi, nubwo namusabye imbabazi. Ubona nubwo anyitwara ariko bidatunganye neza, bikamubera ikibazo. Ese nzamubabarira kugeza ryari? Iteka iyo tubonanye ko mba ndeba muri watanyakiriye kandi njye naramubabariye, bigende biti? Ese uwo muntu wamubabarira kangahe Pastor? Iyo dusomye hano baratubwira inshuro nyinshi cyane tutashobora gushobora nk'abantu. Ese 7 ni ukuri. None uriya we yamubabariye rimwe, avuga ati ariko mbona imyitwarire ye atari myiza, ntabwo bigaragaza guca bugufi. Ese uwo muntu wamugira nama ki? Uwo muntu twamuganiriza gute kugira ngo yumve yuko yababariye nawe kandi umutima we Imana yamwakiriye? Nikaze mbanze tuvuye ku kintu cyo kubabarira umuntu utanazi gusabye. Yego. Akenshi iyo umukristo agize ubwo butwari bwo kubabarira umutamutse imbabazi, aba yubahirije ijambo rivuga ngo kurwanya uruhande mubana amahoro abantu bose. Burya ubikora kugira ngo ubwawe wirangize ikibazo hagati yawe n'Imana, kandi wumva ubanye amahoro nawe. Aha twumvikana baneze amatwi neza, bivuze kuri ya muntu mbabarira yatanze imbabazi ahindutse. Ashwe akunda kumvise nanjye. Ntabwo uriya muntu ahindutse, ubwo njye mbikoze ngo mubahirize icyo ijambo ry'Imana bivuze. Mubabarira abantu ibicumuro byanyu babacumuyeho, nk'uko namwe so mu ijuru abibababarira. Icyo nicyo kize mu bikorwa.
gusa nabi, kungendera nabi, kunyitwaraho nabi. yego aha akenda gisubizo muri ubu buryo. Tuzarinda tujya mu ijuru abantu batabaye nk'uko tubyifuza. yego yego icyo gihe icyo bisaba ni iki rero? bisaba kumumenya ukamutwara uko ari. uko ari. amen. tubona Petero uyu nguyu wabajije ikibazo ngo databuja mwene ndatangira nabi nzamubabarire kangahe? ubu nzababarira umugeze karindwi. uzi ko iyi karindwi ari Petero ubwo yahise ayimajina. donc ikibazo cye kirimo A and B. yego umuntu mwene ndatangira nabi Yego. nzamubabarire kangahe? Yego. uwo mwanya wese aterera namusubiza kuko nzababara njyewe na karindwi njye karindwi kose. niwe wayishyiriyeho. Niwe wayishyiriyeho. yahise yumva muri make inshuro atarenze. niwe wayishyiriyeho. bivuga ngo kuri Petero karindwi niko kari kenshi. none ikintu cyantangaje rero, yego Yesu aramusubiza ngo sinkubwiye ngo yuko ugeza karindwi, ahubwo yuko ugeza 70 karindwi. ibintu bisobanura iki rero? iyo bikubye usanga biba 490. inshuro 490. tumvikane rero mushiki wanjye Yego. n'abaduteze amatwi, izi nshuro 490 yego zirimo 365 zihura n'umwaka, iminsi y'umwaka. yego bivuga ngo wa muntu akubabaza aguhemukira every day. yego every day, kandi uragomba kumubara nyine nabwo every munsi. day. umunsi wagira ngo biroroshye. uyu muntu ukubabaza buri munsi, ugucungurira buri munsi, urumva aho kugusaba imbabazi ho haraba ryari? ko harabona umwanya ubwo ari buri munsi, bivuga ko nta mwanya w'imbabazi uhari. yego kandi ubwo ari buri munsi ntitwibaze ku masaha biberaho. esansiye ni uko buri munsi agira ati ambabazi. agomba kukubabaza. uyu muntu rero mu bukristo bisaba ngo umutware uko, umufata uko. ubu ngubu kugira ngo urugendo rujye mu ijuru turukomeze, yego dufite abantu dutwaye cyangwa twemeje gufata uko uko bari. ntabwo byoroshye. uyumve neza. yego kandi ubwo birasaba ngo numubabarira ntunamuvugeho. yego abanteze amatwi mu byumve. ubabarire uceceke. niba umubabariye winamuvuga, wimuha rubanda, wimukwiza. amen amen. yego forgive him, ariko none keep quiet, keep secret. rinda n'ibanga ry'ubuzima bwe yiberamo bunaniranye. wimuvuga cyane. uzi ikibi cyo kumuvuga? yego nuko numuvuga genda kuguhirira. yego uzahura n'abo ababaza nawe. ufite mwahindutse iki? ishyirahamwe umufatanye. yo kumufata ntabwo ari byiza. niyo mubabariye mubikira n'ibanga. ibi ndabihuza n'amagambo ari mu migani, yego kandi ugahanga sindaharenga. yego ahantu aracyahari. hahagaze rwose. imigani igice cya 19 umurongo wa 11. yego tubihuze twumve. amakenga umuntu afite, ntagere. nahageze. amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. yego urumva aya magambo? amakenga yanjye, nizere ko amakenga usaba dukurikiye Imana ijambo bose bararyumvisera. rero iyo urimo kwigisha cyangwa kuganira nk'uku, umwuka arambwira ati ako kantu gasubiremo neza. gasubiremo. nanjye numva ndi bugusabe ngo nanjye ugasubiremo. amakenga rero ni kariya kantu bita temperance cyangwa se vigilance. vigilance ni ukwitondera ibintu
ntubihubukire. ntuhubuke. yego. Temperance ni ukumenya uko ubigendamo, ibisaba imbaraga ukazishyiramo, ibisaba guceceka ugaceceka. Noneho ahangaha haratubwira ngo amakenga umuntu afite, iyo miterere y'umuntu ituma adahubuka, itera umuntu kutihutira kurakara. Yego. Ahangaha twumvikana bankurikiye, niba havuze kutihutira kurakara ntihavuze kutarakara. Yego. Ahubwo hatubujije kujya gute kubyihutira. Ni ugufata ferme. Yego, kakabureke. Kutabyihutira, ugatoza umutima wawe, ukabyigisha ubwonko bwawe. Haleluya. Kandi utumva ntukihutire kurakara. Cyane ko Pawulo yavuze ngo uburakari ntigusohoza gukiranuka kw'Imana. Yego. Rero muramenye, ntimugahubukire kurakara ngo byihutire. Amakenga umuntu afite, icyambere mu marira amubuza kwihutira kurakara. Yego. Cya kabiri, ngo kandi bihesha icyubahiro inshuti ya Kristo. Biguha icyubahiro kumenya kwirengagiza inabi wagiriwe. Aha mbwira abanyumva ko noneho za mbabazi rero zitangiye kugira indi sura yindi. Ndimo kubitekereza. Zitangiye kugira indi sura yindi, itakiri imbabazi gusa, ahubwo hajemo ikintu kimeze nka twita ignorance. Kwirengagiza inabi wagiriwe, kandi harira umvire nawe irahari, n'uwayigize arahari, ariko ukamenya kujya gute kuyirengagiza. Ubwo ni ukuyigenda hejuru rero. Aha rero twumvikana inshuti za Kristo muri z'amatwi, iyo haje n'iri jambo ryitwa kubyirengagiza, bivuze ko umutima uba ukibyibuka. Yego. Niwabivuze, ariko biri ahantu bibitse. Biri ahantu. Reka twige usunyogotoye. Nababariye. Mbabara umuntu atansabye iki? Imbabazi. Second, ndamuhora kandi sinamuvuga. Yego. Mbirindira hehe? Muri jyewe. Mvuga ntahari wenda yazahinduka. Ariko ahindutse namubwiye abandi bantu benshi. Byamutera ipfunwe. Nabo kandi byagora kwakira ihinduka rye. Yego. Akosa aka kabiri, aka gatatu noneho. Kumenya ko ariko ateye. Nkamenya uko mbana nawe kandi ateye atyo. Icyo rero kirasaba iki? Kwa kwirengagiza inabi yagiriye. Nyumva inshuti yanjye. Ndabyumvise. Wumve no kwirengagiza inabi. Kamumenyesha ubukwe. Kamuna invitation. Yego. Iyo umwana ni gushyingira. Kandi hari ibyo wirengagije. Urumva? Kwirengagiza kurasaba ko dukomeza ya vie communautaire. Yego. Ya vie sociale. Yego. Igomba gukomeza. Haleluya. Uko ntabwo ushobora gorete n'abatwumva twumviriza ahangaha, hari igihe umuntu avuga ngo ngerageze ubwo butwari, ngo ndamubabarira atazisabye, ngo nabyirengagize, ngo ariko agenge ubwo wayibwiriye nanjye mbaye wino. Yego. Nyamwigendo nk'ubugi bw'intorezo, yimenye nanjye ngire nte, yimenye amenye ibye, menye ibye. Ntacyo nzamukeneraho. Ni uburwayi. Uzi ibintu bivuze ububi bwabyo. Buriya utumye n'ubwo Yesu yamuhinga, bizamugora kubona akayira ko kugana. Yego. Ko nukuri. Ariko babarira umuntu. Cya kabiri, mubikira ibanga. Cya gatatu, komeza umufata uko ari. Yego. Umusengera. Yego. Abone uko muri kumwe. Nubwo yaguhemukiye. Wiringire ko ashobora kuzajya ute kuzahinduka, aho arakazagaruka. Yego. Ariko nagaruka nibura asangiye aracyariho. Aracyari akayira. Aracyari open. Aracyamukunze. Aracyashobora kwinjira akaza wa. Erega tunamenye yuko umwanzi ukora ibyo byose ari Satani. Uyu se aranyanga mpuye. Uyu se aranyanga ngo ngira ati. Uyu se
ahubwo hariho umukuru w'abanzi bose. yego niwe mutoza. niwe mutoza rata, ni coach. Nani materi niwe utoza, niwe utraininga. None rero ibi byose biba ku bandi banyanga, bambabaza, bangwanya, banzonga, ni ubutwari cyane kumenya kubishyira kuri uwo nguwo mukuru wawe. Yego. Amen. Haleluya. Mbese numva kandibutse. Uribuka umunsi Yesu urimo aganira umugani w'umubyeyi wabije amasaka, ngo nijoro hakaza umwanzi akajya mu rukungu. Noneho ngo abahinzi bajya kuyareba, kuyasura yaramaze kumera, ati mwigisha we, rero icyo twagize ubona ngo turiho amasaka meza y'indobanure twavanguye vuba twitoranyirije, twe twasize mu rukungu, ariko mwigisha nk'ibi bikorwa byatewe n'iki, biba byavuye. Yesu yabasubije in one word, ijambo anemo, aravuga ngo umwanzi niwe wagize atyo. Full stop. Ni umwanzi wagize atyo. Maze urabyumva neza? Gushikiranye mwene data, ufite umuntu wenda wakuguye nabi, arakurenje, arakuzahaza, ntabwo utuza, ntabwo uhwemera, ariko umwanzi mukuru w'abanzi bose, Satani, niwe wagize atyo. Arapfa kandi aracyakora. Rero urumva, ubwo bivuze gutyo rero birasaba ngo tumenye ko tubana gusa. Kubera iki? Kuko umwanzi turwanya ni umwe. Yaraduteye, reka rero twebwe twe kwitera ngo twirwanye. Ndabyibuka ko niga teolojiya twize ibintu bita les attaques internes, ibitero biri internal. Twiga n'ibindi bya external biva hanze. Dusanga mu by'ukuri biva hanze, iyo twebwe turi bien immune, dushobora kujya gute kubirinda bigakunda. Ariko iyo dufite ibiri muri twe imbere, twirwanya ubwacu, nubwo abo hanze batadutera, ibi turimo duhagije ibyacu twamarana nibyo pastor pe. Niyo mpamvu buriya tuba turimo dusenga Imana ngo twebwe ubwacu abanyarwanda tuhuze, tubumwe, twikundanire rati, dusenyere umugozi maze abatwataka baturuka hanze tubarwanyishe bwa bumwe n'umutima. Noneho tukajya ku mbabazi rero zacu. Yesu aravuga ati Petero, mbajije iki kibazo waratoshetse kweli, arumva nijwe, wamucira n'akagani. Amushyirira n'akagani. Ariko tumva hariho umuntu w'umutware, sibyo, wari ufite umukozi umukorera. Noneho ariko ati tegura umunsi tubara n'ibyo nakubikije byose. Baragera barabibarana. Mu kubara rero umukozi arahomba, asanga ari byo abura. Abihombye, abibuze, urumva ne babyita audit, katubita audit. Cyangwa inventaire. Boss nyiri ibintu. Gahunda kuba wariye. Kuko yari yapanitse muri audit. Muri inventaire. Karabaye ibyanjye byose biragiye, agasambu, akazu byose biragiye pe. Uyu mukire ndamukirana arangira mu rukiko ibyanjye byose cyamunara. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Niko mu 27. Uriho 27. Shebuja agira ate? Aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Urumva harimo amagambo atatu: aramubabarira, aramureka, niyamugira ingwate. Icya gatatu, amuharira umwenda. Ngati humura rwose, wumve ko nta mwenda ukimfitiye, ariko wumva akazakora ku bantu. Nuko umugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Unyumvire? Ndabyumva. Mu bigaragara, ubu se murabona uyu mugaragu izi denariyo yagurije mugenzi we ntizavaga muri zo mubariye. Ubu se yaguze yavanye ihuye. Yabaye yakuyeheze. Naho ngaduri no. Aramufata, unyumvire icyo ni cya mbere. Aramuniga. We kumuniga rero ikintu kirimo kunyica. Aramurwigiza gusa amuniga amubwira ngo urampa amafaranga yanjye.
nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati nyihanganira nzakwishyura. Urumva ntavuze ngo ntayo nzaguha, ni nyihanganira nzakwishyura. amuhaye nk'akantu k'igihe. ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda we. abagaragu bagenzi b'uyu wababariwe ariko akaba atabashije kubabarira, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. maze shebuja aramuhamagara aravuga ati wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. urumva uyu muheri yababuriye mu by'ukuri, yamurekuye, yamuhariye umwenda wose, ariko yumvise ukuntu we hanze abuze imbabazi, agatumva nari nakubabariye ntanaguhariye, ariko imiterere yawe ibyo ukoze hanze hari ikiva hano binyeretse ko nta mbabazi ukwiriye. bagutana ikintu ushyiremo uzavamo nawe yarangije. ntakantu kaza konkluziyo kakavuga ngo na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so wikuye ku mutima. na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mukuye hehe ku mutima. data wo mu ijuru niko azatugira. reka babwire na data sibyo unsengera ahasinzira uvuga ngo umugaragu ngo waciye ibintu byinshi ngo wahuye na byinshi ngo uransengera. buriya uko tumara imyaka muri iyi nzira turi bibaye 44 45 watangiye muri urwo rugendo. muri urwo rugendo y'imyaka umuntu aba yarahuye na byinshi na benshi. bamuvuze bamusabye abagabo b'ibigoryi baguriwe nka Stefano. icyo byose ndabizi babyumvise. umuntu bahuye n'ibintu byinshi 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 byinshi, ariko ubuhamya nanjye nahamya nshingiye ku ijambo ry'Imana. abo bantu n'ibyo bintu kubibabarira ntikuvuga kubyibagirwa. iki rwose nkibwira abatwumva imyaka 45 rwose kubibabarira ntikivuze kwibagirwa. gusa ako nabonyemo ndaje mbabwira igituma tugashobora nuko iyo byibutse ubonye wa muntu muhuriye mu bukwe iteraniro mu nzira mugenda mu mpamvu runaka tumuhura, wumva urukundo rwa Kristo rubiruta, kumva rurabirenze muri wowe, ukumva unejejwe nuko malgré tout aracyaduna kuzajya mu ijuru. ntabwo yasubiye ngo umupagani, ntabwo yapaganye aracyajya mu nzu y'Imana. ubwo agisindagira atya rero Kristo wagusigaje igihe cyose ahari aho wenda azanamugezayo. dore ikintu turi kwibaza rero, ese koko umuntu nawe yaratanze imbabazi niba akaba ntazo aransaba ashobora kuzajya mu ijuru? aho tugiye kwibaza kandi kantu uvuzeho nshaka kubaza pastor. ubuzi muhuriye ahantu nimwabisezeranye ariko waramuhabariye mu mutima ariko ntabwo wibagiwe rwose. hanyuma murahuye urongeye wibutse ka kantu ese ukarengesha iki kugira ngo ugatsinde? urakoze cyane, nibwo nanjye kuvuga. yego uramubonye urabyibuka, noneho na Satani ahita atera amate ariko urabyibuka ko muhuye ataramusabye imbabazi. kandi rwose pe ubusura muramutsa hashobora kuba hashize n'igihe kirekire cyangwa curika gutya umuhungu katakubabariye uramuramutsa gutya, ubwo si uburyarya. fata bino ndebera Abakolosayi 3 umurongo wa 12 sibyo, tumanuke tukizindira ku wa 15 iyo mirongo 3. nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicara bugufi n'ubugwaneza no kwihangana,
duhagare gatoya. Yego. Iyi ni 40 umaze kuvuga kwa kagabo. Yego. Ndashaka kuvuga akantu kitwa mu gifaransa revêtir, kwambara. Yego. Urumva uzi ko umutima uba imbere. Yego. Umutima uri imbere. Uri imbere. Nta muntu ubona. Wowe ubyumva kubera ko uteye. Ushitwaje nkunda gureta. Umutima uri imbere. Uri imbere pastor. Simuba. Yego. None niba kubaje muri Imana ngo uwo mutima w'imbabazi ni neza. Uva imbere tuwambare. Ugira ngo duhindukire umwambaro. Uva imbere none tuwambare nkuko nambaye. Kandi ariko n'imbere ukigumye kubamo, ariko duhindukire tubere n'iki n'umwambaro uko wambaye nyine. Sibyo? Uzi ko umuntu yambaye kandi mu by'ukuri duhindura imyenda beza. Duhindura imyenda twendura imyenda. Ariko naratangaye. Uko umuntu yambaye bavuga ngo uraberewe. Yego. Yashira mu nde. Ngo uraberewe nabwo ma. Kandi ari imyambaro isanzwe. Yaba yakuruwaje ikote risa n'ipantaro idasa n'ipantaro. Yaba yambaye ishati y'amaboko magufi ugasanga uravuga ko aberewe. Umutima w'imbabazi donc ndashaka kuvuga ijambo. Tugira imbabazi kugeza ubwo zizaduhindukira nk'umwambaro. Yego. Kandi niba umwambaro uri outside of our body, niba umwambaro uba inyuma y'ibyacu byose n'umubiri wacu akaba ari uzi inyuma, byumvikane ko niwo abantu bose bazabona. Yego. Uyu munsi wambaye ikanzu, sibyo? Usohotse mu rugo uri yambaye ikanzu. Naje nambaye ishati n'ipantaro. Niko abantu babona. Yego. Ukenyeye yarakigiye imyenda myiza, sibyo? Wambaye bubu yambaye bubu cyane. Donc imbabazi zirenge ko tubanywa imbere, zigera ubwo zidutoroka. Haleluya. Zidutoroka. Haleluya. Zigera ubwo zidutoroka. Nimvuga ikinyarwanda mu nyumvereza. Zigera ubwo zidutoroka, ziduhinguka inyuma. Amen. Haleluya. Kandi tuzambare jusqu'à ce que kugeza ubwo buri wese azitubonaho. Amen. Mana ishimwe. Haleluya. Urumva rero umuntu duhuye erega buriya kuriya yibuka erega mushikirane barati buriya nawe ntago ari ure kwibuka. Buriya birashoboka ariko hari igihe nawe arakibuka kaba kariyo ati naramuhamije ariko yakwibuka yuko ntacyo ukoze umubabariye ukamubwira kandi nibyiza kubimubwira buryo kenshi akabona yuko wenda uri ntacyo uricyo. Yego. Akanagusuzuma. Yego. Yansabye imbabazi kandi ari njye wamuhemukiye. Yego. Uwo munsi mwanahura akabona nanone nta burakari umurakariye. Uracyamufitiye iki imbabazi? Izo mbabazi zitazibona inyuma nk'umwambaro. Amen. Umurongo 13. Ariko ntarenga ngo mwambara umutima w'imbabazi no kwicisha bugufi n'ubugwa neza no kwihangana. Ibi bintu byose bikaba bigize umwenda wawe. Umutima w'iki? W'imbabazi. Kamvuye kwicisha bugufi rero. Iyo uri umuntu utari hambo udacira bugufi biraruhanya ko imbabazi zawe bazibona. Urugero mbaho urugero umuntu wababariye sibyo no muri situation de vie, conditions de vie mu buzima tubayeho muramuruta. Yego. Mushaka kubaho neza. Yego. Kandi wabayeho neza nyuma y'uko umubabarira. Yego. Hasi igihe kirekire tubyibukiranyeho none kandi ubu ngubu umeze neza kumuruta. Aracyagenda n'amaguru wowe uri mu yawe. Sibyo? Yego. Kwa kwicisha bugufi kurasaba ikirero kuzagatuzwa n'iki no kumanura ikirahure. Yego? Yego. Kamupepera aho bishoboka ndetse aho bishobotse ugahagarara. Yego. N'umupepere gusa kuko umupepere gusa ugenda kandi hari ahantu hashyira kuno kamusuhuza ati karacyari gashaka karacyariyo iyo katabayo abahagaze akajya gutambuka n'umuntu kinibura. Urumva rero birasa ngo twicishe na bugufi. Ngoroshyira ku ruhande sibyo kumusuhuza nako. Ese umusuhurije mu modoka utanavuyemo buriya uvamo mugakorana mu mbavu mukayambirana nakora kandi kantu
none se pastor ahangaha utarahava ubwo ntiyatekereza ngo urimo kumuryango kumwirataho urimo kumwereka nyine ko ni akazi kuko abitekereza ko ntikundura njye ndimo ndakora iby'ijambo ry'Imana erega buriya ari ibyo ngibyo nubwo wamuhamagara ukamukorera umusangiro mu rugo ntiyabura kugenda avuga atuzi ibintu noneho ibintu yankoreye yantumiye hategura amanizo ibikoma by'ingano n'iby'uburo ibyumutse n'ibitogosheje ariko ibintu yankoreye ntiyajyana nyereke ahantu ageze yajya kunyirataho ngo anyereke iwe ukuntu hameze yego nta ko wagira ngo muze kubivuga kuko biriya birimo biraterwa na kwa kundi ateye yego kubera icya gatatu rero uvuye muramukije kuri kwica bugufi akantu kitwa ubugwaneza rero mu gifaransa kita la douceur kuba douce ubugwaneza nabwo ni buboneka muri visage mu isura y'umuntu buryo akikubona yakubona uwo musekeye uko yasura wamweretse yino ubugwaneza iramwatira rero nayo iramukurura ikagumya kumwereka ko za mbabazi byo wamubabariye ziracyahari igenda imukura mu kimwaro igenda imugarura ubugwaneza rero akanyuma kitwa kwihangana ubu kwihangana ni kwa kwihangana ko uko wamubabariye n'ubu ariko akiri wahagaze ndabwo wamuramutsa hari n'ikindi rega niba ari magi yujya muheka lifti ikibazo rero gikomeye ashobora kuyanga yakavuga ati oya sigenda hari uwo negereje nabwira akantu mushiki wanjye nta kintu na kimwe tuvuga tuganira kiba kitari mu ijambo ry'Imana ngiye guha urugero ariko ntabwo dusoma kubera hari umwanya wacu muto ngo utadushirane Yakobo avuye kwa nyirarume i Padanaramu i Harani izo nkuru zavuga atahukanye n'abagore be n'abana mwaba mwibuka ko Esawu yagiye riganije yaje kubasanganira mwaba se mwibuka yuko Yakobo yohereje abagore n'amashyo n'imikumbi umugore umwe Leya umukumbi yego Biruha umukumbi Zirupa umuja wa Rasheli tambuka nawe umukumbi ugushorere n'abana ashaka mushyira inyuma uzi ko amateka avuga ko burya ngo Yakobo gupanga abagore be uko ari bane babiri b'imfura n'inshake ebyiri agashyira Rasheli inyuma ngo kwari kugira ngo uburakari bwa Esawu azi bw'ibyo yasize amukoreye niba kibufite koko akaba arakaye abanze atsembeho batatu imbere wenda yajya kugera ku gasheri ke kitwa Rasheli yabaye nk'uworohamo avuga ati ariko se nanjye nanone kameme reka reka kumaraho abantu nibura ahonora aka kadamu ke k'inyuma gatoya Yakobo ngo bikora gutyo munyumvire namwe basa ntabwo narizi kariyo niko bimeze gutyo objectif yo kubapanga agashyira Rasheli inyuma aradenira ngo yagira ngo uburakari bwa Esawu ayo matungo budashira kuri Leya bushiye kuri Biruha bushiye kuri Zirupa budohorere nde ikintu cyabayeho rero abyutse hahandi yakiraniye na marayika hamwe n'isigaye kujya akageze aje ngo arebe ko byose Esawu yabirangije bamazeho asanga bose bari Yesu hano we ati noho ndagira nko uzi ukuntu umutima yamubwiye icyo napfuye na rumuru culpability si ikintu burya uzi ko ngo Yesu avuga ati uyu muntu utisha abagore n'imikumbi nohereje ntagiye atwaramo ingasho nagiye cyara kumusa ni hahandi hanze ubundi barenoherwa hari icyo bafite nige nyiri cyaha muri yashaka n'ubundi nige yashakaga kambayeho nta kundi ntiyapfukamye gusa ahubwo yashyize inda hasi
babyita akurupe, yaragiye arangirira hasi wese. Yego. Ati umugaragu wawe dore ese ati nikoze nyako uraho yo bwabugwa neza bwabugwa nshuti ya Kristo, bwabugwa nzavuga mu kanya uraho yako. Minsi yari yabaye myinshi, abagore n'abana n'amatungo nabonye aha ngaha ni ibyanda. Ati ibyo byose burya ni ibyanjye kugenda byohereje ngo bimwe bibe amaturo n'impongano mbere ko washira wa mwana usize guteye. Yego. Ese ati hoye humura bambi. Yego. Haleluya, burya waragiye ndakubabarira. Mana nishimwe, Mana nishimwe, Mana nishimwe, Mana nishimwe. Nk'umuvandimwe hita wuruka mu mutima, vraiment je t'ai pardonné, narakubabariye byose byose nta n'ikintu nibwo kumbuye. Ubu nankeneye kuza ngo tujyane mu bya data, dusangire ibya data, utware njye nawe twavuye. Nari nkeneye umuvandimwe vraiment utuvigire kuzariyo njye ukazaba mu mwaka si dufite ibya data. Yego kwa muyomba ariko se n'ibya data birahari mbirimo gende atuvara ikindi rero. Wowe uri muri impongano y'ihene kandi ibyo umaze kugenda Imana inyihera ifamu y'inka. Uri muri ayo ihene mfite ifamu y'inzungu, amaburana, amafrizone, mfite inyambo. Ubura mpongera ihene niwe nashakaga. None cyangwa dutahirira tujyane tujye kubiza badukora umunsi mukuru. Umva akantu ushaka kuvuga rero ni nako nagize uburyo bwawe. Yego. Yakubati uyabande oya gushimira ko mbabariye ariko ibyo kujyana nabyo ntabwo byakunda. Ubwo bishingiye kuri ya lift. Yego. Ya lift wamuha akayanga kuzikara ibyo akavuga ati mva aranjyana ndamujyana. Ariko baranjyana uyu muntu utishwa abagore banje n'amatungo nabuhaye barangeze y'amahoro ngo arazanga ndoza zanze. Okay, ntiyazizera kwa agati amatungo yanjye harimo izabyaye birasa kuzihekera. None igenda ndarongora gahoro gahoro. Ese bivuga ngo nzirongoye uruhato no kurongora wihutisha nta kuruhuka. Niba arabonye abantu b'abatunzi b'inka, inka zimbagwa ntizirongorwa nk'iz'umutunzi yahuye cyagashoye. Izimbagwa ni inkoni gutu kubita bazirongora cyane. Bazirongora nabi, baba bazitwara mu nzira cyangwa se ku butaka, baba bazipakiye fuso. Inka zimbagwa zigenda nabi. Nuko noneho ngo ese aravuga ati oya humura dore nazanye abagaragu. Izikeneye guhekerwa barazihekera, ariko dutahe tujye mu rugo wacu. Tujye mu rugo wacu mwana wa data. Niwe nari nkeneye muri cyaha nacyo kubabariye. Amanyanga yararangiye. Yego. Niwe nari nkeneye gusa icyo kintu cyo kumurongorera. Nanone yakubara cyanga tereka da turirongorera n'abanjye turazizanira ubwacu. Izuba rajya kurengaho muratugeze iwacu. Yego. Ariko ni mugeni mwe mwebwe n'umwese abasangayo naho garajya ngati mu cyo muri ruhande ahita kata. So mitangirira wumve 33 none tuzi gusoma 34 wumve 33 yego itangiriro umurongo wa mbere. Urebye soma imirongo iheruka yawo. Yakobo asohora amahoro mu mudugudu. Yakobo mubwira ati nabikeraho. Yakobo aramubaza ati nabiki mugirireho umugisha databuja. Nuko Esawu uwo munsi asubirayo agumya kugenda ajya Seyiri. Nuko Yakobo ajya Sukoti yubaka inzu acirayo amatungo ye ibiraro. Icyo cyatumye aho hantu hitwa Sukoti. Komeza rero noneho Yakobo asohora amahoro mu mudugudu Shekemu wo mu gihugu cy'i Kanani. Ubwo yavaga i Padanaramu abamba amahema imbere y'umudugudu.
isambu yabambyeho ihema rye ayigura na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100 yubaka igicaniro cyita Elihero Israel. Umva ko nshaka kuvuga ngaho naraharenga wumve mukuru wanjye Sawa yarambabariye arabaho yashaka ko nyuma y'imbabazi yambabariye mujyana mukajya mu bya data urumva aho ko mu bya data ubwa ko kandi gafite ubusobanuro cyane kuba mwemerera gusa tukajya mu bya data tugasangiza ibya data tukabibanamo yego icyo ko ari mukuru uri mu kumba uri mukuru noneho urumva none aho kugira ngo tujye mu bya data reba mbambye ihema mu isambu y'ingurano uyu munsi none dufite abavandimwe babayeho mu ipariseri batajya bajya aho twita ku ivuko kubera inzangano gusa hari ku ivuko harahari aho twita ku isambu harahari ariko kaneva do ntashobora kujyayo kubera iki utuntu bapfuye baraturemekanyije turi amafundo menshi turaho turahambiranye iyo nabaye mu muryango ndi bucura bw'umuryango wanjye yego nabonye aho abantu basangira ingemwe ikamwa kandi bakanyurwa ibyo twita urubu mu Kinyarwanda niko bagwita n'urubu cyangwa se imbu mu bwinshi tugakamira hano kwa Zigirisheri yego iminsi 2 tugakamira kwa Manuel tugakamira kwa Boniface tugakamira kwa runaka urabyumva yanka tukayisangira vraiment icyumweru kikarangira yego icyo gihe konsi irimo ni ngiyi abantu barimo gukama muri iyi minsi nibo bamenya utwatsi tw'inyana nibo bamenya icyarere abakama abafite urubu muri iyi minsi bamenya ubwatsi bw'inyana n'icyarere yego rwose ariko ugasanga ibyo bintu barabinaniwe barabipfuyema akenshi amateka afite uko ndakuze byabaga bitewe n'umugore ukunze kuzana amatano y'urubu rwe ariko ntamenye ubwatsi bw'inyana umugabo ukunze k'amataza ariko ntamenye akarire k'inka none ugasanga nyirazo rero aragira ati ariko kuki mukunda amata ariko mukanga kuzikorera yego kuki mukunda amata gusa ko mukanga kuzikorera izo mpaka rero z'agasigane ugasanga ziteye amakimbirane mu muryango nibwo wumva ngo umuntu yavuye iwabo arabaza ngo ngiye Kigali nzanywa amazi arahari n'iri n'inyange maze amatangi mu yariki akaba araje akabataha isambu akazagura agapariseri yewe niyo umubwite iwanyu barabaza ati ntaho nagiye nta kintu bagiriweyo iyo umuteruka udakumbura wabona kubera iki nawe kumva hari iki amasinda adacoce hari ikibazo gikomeye hari ibirarane by'ibyaha by'ibicumuro by'inzigo n'inzika ni ikintu cyabaye kuri Yakobo dore ko ariko byagize mu koko mwiza fata Yakobo ntuza itangiriro igice gikurikiraho cyane gutunakane wumve yanze kujya iwabo aguze isambu na bene Hamori yego abambye ihema ngaho nyumvira umurongo wa mbere Dina 34 ku murongo wa mbere haravuga ngo Dina umukobwa wa Leya uwo yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugenderera abakobwa bo muri icyo gihugu Shekemu mwene Hamori umuhivu umutware mukuru w'icyo gihugu aramubona aramwenda aryamana nawe aramukinda ku wa gatatu amarira umutima kuri Dina umukobwa wa Yakobo aramukunda amubwira neza nushaka rero uze kugera ahantu bene Yakobo babyumvise 7 haravuga ngo bene Yakobo babyumvise bava mu rwuri barataha barababara kandi bararakara cyane kuko yakoreye ikizira mu Bisirayeli aricyo kuryamana n'umukobwa wa Yakobo bidakwiriye gukorwa ariko se oya katubwira ngo
tujye mu magambo. yewe uyu mwana w'umukobwa Yakobo yabyaye wenyine, niwe mwana w'umukobwa Yakobo agira wenyine. burya yego yego yabyaranye nande? Ndareye. nareye arasambanyijwe, bamukoreye viyore. viyore ibereye he? ibereye ha hantu yabambye ihema, ibereye ha hantu yaguze isambu. yaguze isambu mu ijambo rimwe rikuru cyane, bikozwe n'abanyamahanga yatuyemo. yanze gutaha iwabo. izi ni ingaruka z'imbabazi. izi ni ingaruka zo kutizera imbabazi, ukanga imbabazi, ntuziringire rwose, ukumva ntazo. niba icyo magambo usoma yavuze, cyagihe umushyira mu modoka umuhe ka lifuti, cyagihe umurarika ngo musangire ku meza, akanga cyangwa yanaza agafungura ariko ufite umutima umurega. iki kintu ni kibi rero, ni kibi kuri wa muntu wagiriye imbabazi mu ibanga ariko akaba atazibyaza umusaruro. yego Yesu adufashe cyane. amen. ya magambo yo mu Bakolosayi muri cya gice cya 3, ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo 13. yego ndumva kuri no Abakolosayi 3, ubu twari tugeze ku mugono 13. yego mwihanganirana kandi mubabarirana. wumve, yego mwihanganirana kandi mubabarirana. kuki ibintu bigendanye? kuki biriya kompanya ukuntu? mwihanganirana ni ukwihanganira umuntu uko ateye, imiterere ye, uko ameze, ni kuri yateye. reka mwihanganirana n'amenye uko yateye, yego kandi mubabarirana. rero none yego urumva kwihangana kugira n'imbabazi. iki kugira ngo tugishobore, reka muri ijambo rimwe ryigeze kuvugwa n'umugabo witwa Rwigemera. yego Rwigemera yaravuze, kandi abantu bakumvise bakagafata, kaba kabaye formule y'ubuzima yego ku bijyanye n'imbabazi. yaravuze ngo niba ibyo ngaya nanjye ariko bingaye, ngo ni nyiri Rwigemera narabuze. ibyo ngaya niba nanjye bingaye, nanjye ariko bingaye, ayi naramunzwe, arashize, nta muntu. niba ibyo ngaye ariko nanjye bingaye, ningende nashize. bivuga ngo iki rero, nkwiye kugabanya kugaya abantu kugira ngo ntagira gute, ntagira nanjye bangaye. nanjye ntaba mfite abangaye bangana nk'abo ngaye. ninjye kugaya abantu, niba icyo nanjye hari ibyo nanjye nshobora kugawa, ufate feri. waya ninjye kandi kwanga kubabarira umuntu, njye menye ko nanjye nshobora kumubashijwe n'imbabazi. yego sibyo? nawe urava kujya gute, mwihanganirana. yego aho garuka kitwa mwihanganirana. urumva noneho ntikabaye kwihangana gusa, mwihangana nanjye mwihanganire. nous sommes pas anges, ntituri abamarayika. mwihangana nanjye mwihanganire. ntabwo tuba mu ijuru, yewe turacyari mu isi. mwihangana nanjye mwihanganire. twese ba mama batubyariye mu byaha, yewe mwihanganira nanjye mwihanganire. mwihanganirana kandi mubabarira. umva akantu kari buriro kavuga ngo uko umuntu agize icyapfa n'undi. my God. aha hakomeza pastor. ndahakomeje. yego uvuga akantu, uko umuntu agize icyapfa, twise mu cyongereza ni every time. yego every time. yego uko umuntu agize icyapfa, uko bibaye, uko habaye agakunfu, uko umuntu agize icyapfa n'undi, mwihanganane kandi mubabarirane. ibyo bintu bitaba byinshi, ko bya bintu numva niko bushobora gukunda, kumva bya bintu bigiye kurenga ahubwo ya minsi 365. kuko niba bya bintu twabaze ari ibiba one time by day, sibyo? ari ishimwe mu munsi. aha ibikunde bishobora kuba byinshi mu munsi. uko umuntu agize icyo apfa n'undi, mu by'ukuri mu munsi ntushobora kugira icyo upfa n'abantu benshi byinshi. umva, ntushobora kugira icyo upfa n'abantu benshi kandi bikaba byinshi mu munsi, ku munsi 24 hours. ugize icyo upfa n'umukozi wo mu rugo,
ugize icyo upfa n'umushoferi gutwara, ugize icyo upfa n'umukirina, ugize icyo upfa n'umwana, ugize icyo upfa n'umugabo, ugize icyo upfa n'umugenzi, ugize icyo upfa no kwiduka aho hafi, ugize icyo upfa no gupima ifu, ugize icyo upfa bari ibyo bintu. Uko umuntu agize icyapfa n'undi murasabwa kwihanganirana kandi mukababarirana. ibyo bintu tubishoboye Keza amagambo akomeye uyu munsi ntacyo wabaho mu buzima bwiza. wongeramo akantu maze kuvuga, wongeramo kamwe maze kuvuga, gutanga urugero mu kaga k'ukomera. Nibuka ko kugira ngo byorohe kugira ngo mbabarire abantu ku byo nabagayeho, nzirikana ko nanjye bashobora kuba bangaye. Imana tubabarire. Ibyo bikantera korohera abandi, vuga ntari wenda nanjye wabona. Hakavuga ngo aho dufatira urugero exemplaire, nk'uko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana. Noneho ibyo byo birakubye. Ibaze kubabarira nka Yesu, ariko ibaze kubabarira nk'uko Yesu ababarira. Ibaze ibintu byose umwami Yesu yakubabariye. Ni rya jambo ngo tugere ikirenge mu cye. Ibaze kubabarira ibintu byose umwami Yesu yambabariye. Am I ready? Am I able? Ndabyiteguye kandi ndabishoboye kubabarira abantu nk'uko Yesu yambabariye. Umwami wacu. Ni ijambo ry'imbabazi twaganiraga. Yego. Tugana ku musozo, umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarirana. 14 ngana ku musozo rero. Yego. Ariko ikigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Haruguru twambaye iki? Imbabazi. Siko twavuze? Mwambara umutima w'iki? W'imbabazi. None hano Pawulo agira ati ibyo rero byose uko mubyumvise kugira ngo muzana nabishobore, donc mufite kugira ngo mubishobore nuko mwambara urukundo rukaba nk'umurunga wo gutungana rwose. None ntubaza se ubundi umurunga warawuzi? Umurunga utandukanye n'umugozi. Umurunga ni umugozi ari kuboshye. Niba ujya ubona kiriya kintu baboha mu migwegwe, hajya twibohera mu ivu kera, ikiziko cyera cyangwa ikinyana, injiji ukamisha inka, ntabwo ibyo abantu byose basigaye babigura, nicyo kintu kibyica. naho ubundi umuntu yarabyiboheraga. Ujya no mu rutoki ugacirire kiruka gihehereye rwose ari mu gitondo, ukaza ukakibohera, ukakiboha inyabubiri cyangwa inyabutatu. Ubu ni wo murunga rero. Muri make ni urukundo, mukambara urukundo. Urumva nabwo ntirukiri imbere gusa, rwaje rwahindutse umwambaro. Mu rwambare rero rurahita rubabera umurunga wo gutungana rwose. Muri make ruratugeza kuri level yo gutungana rwose, tukabishobora. Bivuga ngo aho urukundo rutari ntabwo byashoboka. Niho handi Pawulo yabwiye abakristo ngo nubwo natanga ibyanjye, ariko dore ubundi icyo kintu kikibazaho, nawe ukikibazaho, naho natanga ibyanjye. Dore atagira ati nubwo nabwo nizabo marayika ariko singira urukundo. Aravuga ngo naho nakwitanga ubwanjye ngo ntuyikwema. Ubundi umuntu yabikora adanafite urukundo. Ibyo si byabaho. Ko ndiba se yavuze ko byashoboka. Reka dukomeze twumve. Naho nakwitanga ubwanjye ngo ntuyikwe, naho natanga ibyanjye nkabigaburira abakene, ariko nafite iki? Urukundo. Byabaho ubundi? Ça existe. Ariko kamwe ukuntu byabaho. Uzi ko ushobora gufata ibintu ukagaburira abantu ngo ubereke gusa aho ugeze. Kabutumva ndashaka guhamagara abakobwa bose banyiciye ubukwe. Kazana n'abakecuru bose bageragezaga kunzinga. Yego. Mana ndagushimiye ko mbyaye uriza n'ubuheta bakiriho. Yego. Nkaba ntumiye mu mapariseri y'Ikibagabaga bakihumeka. Yego. Ndashaka kubahamagara. Abakorera agatogo, ariyo boyiro ubugari, nkabakorera
umunyigi nk'abahata ubunyobwa mbese ubunyobwa bagakaranga bakahekenya n'amafanta n'amaji y'amoko haza kubaha yose deseri y'imbuto ndashaka kubereka buri umuntu afata icyo ashaka icyo ashoboye ko Imana yahinduye bakaza bakarya bakishima ujiginywa muyahekenya igenda yamarire mu nda urumva reba depanse igiye gutanga depanse igiye kugukora neza yego yose igamije gusa kwereka abantu ko ubereke hari amateka yahindutse ko bacitse Imana tubabarire ukaba waca hafi yabo ubasisita mwigiremo amata wimutuza ariko hano amatara hari nido Yesu Kristo winywa amata nawe kumurage mu mutima ariko arakuvuga ngo mbumvishe sha yego ari mu nzingiye iyo za Gatare mu cyaro mu amata ni muyanywa mwari kuzayakura he ahubwo harimo na mukase cyangwa nyina wabo bamugaga tukonya nkureba wowe nayinjamo ntazikamera yego ukamutambuka hafi muti iyongera ikivuguto hari igihe Imana yita kufashije ngo wigije Imana igufashe ugire umutima w'ubugwaneza hari igihe uvuga uti nkwereke ko ayinjangwe nayarenze ibaze rero iyo ujomyemo ako kantu mu kinyarwanda twita incyuro yego buri incyuro mu by'ukuri ni petit frere w'inzika yego kuko ahantu inzika iri haba incyuro buryo iyo udasenze Imana ngo ukuhe umutima w'ubugwaneza bwa bugwaneza navugaga yego ukanagamoda ati ni muyanywe ariko muyanywe muyanywe hanyuma murebe ko noneho sinikemera yinjame gusa urumva kuvuga ko inkuru uje ndimo ngere ku murongo wa nyuma wa 15 tubonye ko urukundo ruzaba umurongo wo gutungana rwose 15 maze rero nimureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yawe kura gutwara ni guverineri yego mureke amahoro ya Kristo agira ati atware aba ari yafata ubutware ategeke aganze ahinduke ubuyobozi haleluya mureke amahoro ya Kristo atware mu mitima yanyu ayo mwahamagare kuba umubiri umwe kandi mugire imitima ishimwe amen Please imbabazi badushaka birakomeye abadukurikiye mwese ndibaza uko ndimo gufashwa ariko namwe mwafashijwe imbabazi ni ikintu kigari pastor Imana iguha umugisha cyane bitumye nibaza ibintu byinshi cyane kuri izi mbabazi ntekereza uko iri jambo uko risobanuye niba ariko n'abandi bantu barisobanukirwaga twaba dutunze wa mutima wa murunga w'urukundo niba umuntu awukoresha avuga uti hehe njye nawe ntazongera kumbona ndizera ko ibi ngibi dusomye byose nabiba biri muri we aca aha nanjye nshaka naze mwereke nyamara urukundo ntabwo ari uko rubigenza ntabwo ubikorera kumwereka ariko se karame hari akantu ntekereje nibajije nako katubwira harya uko niba abo twavuze bose ari abasezera bagataha tugasezerana bakagenda iyo ibintu bibaye mu rugo noneho ku mugabo n'umugore babana mu rugo icyo cyo ni ikibazo kirenze ibindi noneho ntaho ndi bugushyire yego muri kumwe ntaho ushyira ntaho unyohereza ntaho nkohereza wese hano umugabo ahita asohoka mu rugo cyangwa umugore agasohoka mu rugo barabanza umwe icyumba undi ikindi yego geto bakazigabana uko ari ebyiri bahita baca mu geto batangira bahurira ku meza none ntibazongere kuyahuriraho amwe agataha atinze agataha yijuse nibwo mubona ngaha ku gisimenti yego akomanda ubunyobwa igira imugize aho rifata gatoki twose yego areba umupira yitinza kugira ngo atahe byarangiye habaje kuba separation yari yitanda n'ubunushamu bahura ku meza none n'ameza cyakiyahuriraho kambira akantu ngaha
kandi ahangaha bamugane tuba twibwira abakristo. yego n'ubundi n'abatarakizwa nabo abazagira ukuntu bakabyumva ndabizi aricyo byabamarira. yego ariko nibwira abakristo. Ndashaka kubafashisha igitero cy'indirimbo yego kimwe kivuga uze kunyibutsa mama nicyo umuntu amarira undi. kandi njye nkamushavuza nkareka kumunda ntakwiriye. Uribuka? kandi iyo nyibye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye. kandi kinsubizaho Yesu ari cyane no kwibuka urukundo rwe. nishimiye ko data twese yandikisha urukundo rwe. nuko utangira nuva wayibutsa hawe. nayibutse ndashaka twivugira ko nakuvuga kuvuga ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye. akwiriye kandi kinsubiza aho Yesu ari ni igiki cyane cyane no kwibuka urukundo rwe. nagiye nibaza ngo njyewe nawe mufasha wanjye yego we nanjye mutware wawe iyo twashyamiranye hari akadushyamiranyije hari akatugonganishije ninde ufite mu nshingano kugarura undi? nimungurike twumva ako kantu neza. ndashaka ko mungurike twumva ako kantu. ninde muri twe gushyamirana ko kubaho kugongana ku tuntu byo bibaho sibyo? kutumvikana ku bintu ibyo bitadeza kwaho bibaho. ariko ninde ufite mu nshingano kugarura undi? yego abantu bageze amatwi ntibahumva yego bahita bamenya ahantu baguye n'aho ingo zabo zaguye. ninde ufite inshingano yo kugarura undi? gufata iya mbere kugarura undi. igisubizo yego njye nayobye ndanamushavuza yego kugira umunyabihanga umukristo ndi umugore cyangwa ndi umugabo ntareka kunkunda ntakwiriye. ikinsubiza aho ari tarabye kukansubije ni urukundo rwe. uwibuka urukundo ninde? ni umukristo. yego umugaruza urukundo ninde? ni kristo. Imana ifashe mu byumve. dusanze ari nde wibuka urukundo? ni umuki? ni umukristo. dusanze ari nde ugarura urwibutse? ni uwamukunze we Yesu. aha hantu hombi Bibiri tugabanya inshingano mu Befeso 5. iyo dushingira duhera ku murongo wa 22 w'abagore. ariko mu by'ukuri ngimba nshaka guhera ku 25. niyo ndi mushyeze gusezamya ubukwe guhera ku 25 mu kabiri ko mbere. kuko umugabo niwe ukunda. burya umugabo niwe ukunda mu by'ukuri. n'abakobwa bateze amatwi babyumve muri ino minsi batwumva bamotereye bameze amababa bihaye kugira ngo bakunda bakagira Imana imukunda kugira ngo nta mukobwa si inshingano zabo. nta mukobwa ukunda nta mukobwa urambagiza. umukobwa aricara akazamukunda. haleluya. icara utuze ukubure ugire isuku hari umugenderano wambare neza woge witunganye uzakundwa. kuko motero kamera mawe ugiye ukunda kuva kera ababyeyi b'abagore bagaragaza ko ngo uzakunda ugukunda naho ukunda akunda abandi. amen. murakoze. urukundo twabivuze no mu rwanda rw'Abefeso 5 ngo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. oh my God. aho mageze abagabo bagenzi banjye ijambo bararyumva Mana. mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze. ni nawe uryeze rero. ni nawe uryeze. namara kuryeza azaryishyire ridafite ikizinga n'umugayo n'umunkanyari wose. aho hantu ko hagoye bivuga ngo c'est mon attribution. ni inshingano yanjye gukunda umugore wanjye. yego kumukunda. kandi niba mukunze ngomba kumukunda nk'uko Kristo akunda itorero. none iyo itorero ryatawanyitse ryadanganyitse
umwanzi yaryangije Kristo akora iki? Arigaruza urukundo, aryereka urukundo, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka. Urumva neza? Njyewe ndakugaruza urukundo, nawe wemere wumva urukundo. Amen. None ugasanga umugabo abaye aho ngaho ngo n'umutware wabonye ko Yesu asimba zitori ruse urazisaba ntabwo rwose ugomba kuganduka, akajya hari akarimbihire y'izuba kigira imbogo rwareka amavubi naho kumbe yibagiwe kamwihishe kamwisobye yego ko ari ugomba kumugaruza ubugwaneza. Haleluya. nk'uko Kristo atugarura. Reka burya ni Kristo tugarura. Ibyo ngiye kubyinjiramo ntabwo ninjye mu kindi cyigisho, ariko nabereka imirongo rwose. Ni Kristo ni Imana itugarura. None twebwe kugira ngo tugarukire tugira gute? Bisaba ngo natwe twemere urwo rukundo, twiringire urwo rukundo, twizere izo mbabazi atugaruje, hanyuma tuze rero. Hanyuma abagore namwe rero mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ubwo muri make icyo tuzakiga ko wenda tugisha amakupure twagiye mu muryango, gusa nkivugiye kuri za mbabazi mu muryango. Ninde ubanza gusaba imbabazi mu muryango? Ninde ubanza gusaba imbabazi? Ninde ubanza kuzitanga? Bivuga ngo umugore ashobora kuba afite umutima wo gusaba imbabazi, ariko yareba mu isura y'umutware we ukabona hari umuco agiye kunyica n'urushi rurabamo. akadamu kahutse kayakanuye karibaza ahubwo niba bagenda mu cyumba ukuntu yabaye. Yego ndabizi nacumuye, ariko ukuntu yahindutse ntacyo njya mbona. Birasaba ngo mpindure disiwe, gerageze nambare wa mutima w'ubugwaneza n'imbabazi, unsohoke. Umva, unsohoke wa mutima w'imbabazi n'ubugwaneza, unsohoke. Navuze ngo ntoroke, uze outside. Uze wambaye awubone naho ngifite isura irifashe, niko bita mu Gifaransa une image fâchée, isura ikambye, isura ikanyaraye, isura ibishye. Haraturuka heza yahera ari kubwo ngubwo. Uzi ko n'abana avuga ati kuma papa yabaye iki katuye kwiganira da muzi ko papa ameze nabi, ubu turanyurahe uzi tuzasengera ku meza gatwirire umwana ati sinshaka twijyambere, ugasanga hari n'ubyanze. Ibyo bintu bibaye uyu munsi bikamara icyumweru, bikamara 2, nibwo wumva ngo umuryango wose wabaye tomatize. Habuze iki? Umutima w'imbabazi, habuze umutima w'ubugwaneza. Nadufashe. Amen. Abadukurikiye kuri Mumuriza hirya no hino, Imana ibaha umugisha. Turabyumvise yuko dukeneye umutima w'imbabazi, umutima w'ubugwaneza. Mugabo, umugore, gerageza kwerekana uwo mutima mu rugo rwawe, n'abana banyu bazagira amahoro mu rugo rwanyu. Imana ibaha umugisha cyane Pastor, kubw'inyigisho, kubw'amagambo meza y'impanuro uduhaye. Nuyakurikiza nanjye nkayakurikiza, tuzubaka ingo zacu neza, ikindi tuzubaka n'igihugu cyacu neza, kuko amahoro, umunezero bitangirira muri wowe, bigasohoka mu muryango wawe mugari, noneho bigashyika no mu baturanyi no mu gihugu cyose. Ubuyobozi bwacu bwagubwa neza cyane. Uvuze ako kandi nibuka ijambo Paul yavuze, aravuga ngo imbuto z'amahoro zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Yego, imbuto z'amahoro yego zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Bivuga ngo rero duheshanye amahoro, umpa amahoro muha amahoro. Burya urimo kumesha amahoro nanjye guhesha, tuba turimo tuyabiba. Tuba tubibanamo imbuto nziza z'amahoro. Tuyabibanamo tuyabiba, tuzabagara dusarure. Amen.
bakunzi bacu turabifuriza kubagara mugasarura mukeza neza aya mahoro ari muri Kristo Yesu. Turabashimiye cyane, tugeze ku musozo. Ibindi bibazo turabibitse kuko umwanya ni muto, ariko tuzabigarukaho. Pastor arahari, wanyandikira cyangwa ukamwandikira ukamamagara, hanyuma tukagira umwanya wo kuganira no gusubiza ibindi waba udasobanukiwe. Imbabazi ni za mbere. Mukundwa, nta hantu wagera utatanze imbabazi. Wa wundi uvuga ngo njyewe naramubabariye nta kibazo mfite, burya uba wibeshye. Hanyuma bigaragaze nk'uko yabitubwiye, bigaragaze mu bikorwa ndetse no ku maso hawe. Wa mwambaro usohoka uva mu mutima wambare, nawe ubona atinyuka no kukwegera. Turabashimiye cyane. Reka tumusabe umushumba wacu adusengere, hanyuma mwakire aya mahoro mu mitima yanyu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Waraduhamagaye udutoranyiriza uyu murimo, turagushimiye. Iyaba kuwizanamo uko umuntu wese abitekereje ntabwo tuba tukiwurimo, ariko turindishije ko ari wo duhamagaye. Iki kiganiro tuganiriye cy'imbabazi ndakigushimiye. Urakoze ko umwuka wera tubashishije, haba mu ngero twagiye dutanga, amareferansi twatanze y'ijambo ryawe, imirongo ya Bibiliya, aho bakurikiye ibintu byose bibafashe. Tubikorera kugira ngo imitima y'abantu bawe ifashwe kandi yubakwe. Nibura aho umwanzi yari yashenye hasanwe, ariko none ibyo umwanzi yari yubatse bisenywe. Iki ijambo ryawe rimara. Nsengera abari badukurikiye kugira ngo umwuka wera abashoboze kumva aya magambo ndetse birenze. Mu gihe bakorera meditation, umwuka wera abasure, abigisha ibyo tutavugiye hano. Ndagushimiye Data, urakoze. Dusengera igihe gitaha, nutwemerera nanone tuzahure icyo dufashisha abagenzi bajya mu ijuru. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.